Muraho neza abandi mwaramutse inshuti bavandimwe mudahwema gukurikirana byose niyo official byo basuhuza ndiya ntatiriza bagiye ku migabanze banze nkabaziringa mu nzira izo narose zikaba imana ntizira amagambo agambanye barunduka ikiganje muri kumwe nawe mibayingano basuhuza n'abaha ikaze muri iki kiganiro. Muri iyi video tugiye kubagezaho isomo rikomeye rigizwe n'ibintu 20 bizakwereka ko uri umutsinzwe mu byo ukora bya buri munsi mu buzima ubamo. Ariko ntugire ubwoba kuko gusobanukirwa uko utsindwa ariyo ntambwe ya mbere yo gutangira gutsinda. Reka dutangire. Burya ikintu cya mbere kizakwereka ko uri umutsinzwe mu buzima ni ukutagira intego. Iyo udafite icyerekezo cyangwa intego mu buzima uba uri kugendera aho isi ikujyanye, umeze nk'umuyaga mu nyanja cyangwa ikinyugunyugu mu kirere kigenda ntaho cyerekeza kizi. Mbese buri munsi uba usa n'utazi icyerekezo cyawe nyakuri. Icya kabiri ni ukugendera ku byifuzo aho kugendera ku mahitamo n'ukuri kw'ibintu. Iyo utabasha guhitamo ibyo uha agaciro ukaba uhorana ibyifuzo byinshi gusa nta na kimwe ujya ushyira mu bikorwa uba uri mu nzira yo gutsindwa. Icya gatatu ni ugutinya amakosa. Hano baravuga ngo gerageza utsindwe, ariko gutinya kugerageza ni icyaha gikomeye. Gutsindwa ntabwo ari ikibazo, ikibazo ni ugutinya kugerageza. Gutinya kugerageza biguha umutekano w'ibinyoma ukaba mucyo nawe. Icya kane ni ukwigira nyamwigendaho. Iyo utumva ko ukeneye abandi cyangwa inama zabo uba wifungira amahirwe yo gukura. Nta mugabo umwe nshuti yanjye. Icya gatanu kugwa mu makosa amwe buri gihe. Iyo utigira ku byo wanyuzemo uba uri kwiyongerera ibibazo, aho usanga uri kwica n'ingufu. Icya gatandatu ni ukunanirwa gushyira mu bikorwa ibyo wiyemeje. Abantu benshi bafite ibitekerezo byiza ariko bake nibo babishyira mu bikorwa. Kudakora niyo nkomoko yo gutsindwa nyako. Nshuti muvandimwe ukurikiye iki kiganiro tugusaba gukora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro bijye bikugeraho, kandi uduhe comment. Ibitekerezo byawe birakenewe, nibyo bikomeje kubaka uyu muyoboro wacu. Icya karindwi ni ugucika intege vuba. Iyo umara igihe gito mu rugamba ugacika intege uba ushyira akadomo mu ndoto zawe. Icya munani ni uguhinga ibibazo aho kubikemura. Niba ikibazo cyose uhuye nacyo ugihunga, ibi bigusubiza inyuma, kuko umugabo nyawe ntuhangana agahangara ibikomeye akabikora, n'ubundi ngo amakoma ava akomeye burya. Icya cyenda ni uguhora ushinja abandi. Gutsindwa kwawe kose ugira abo wita impamvu, kandi ubuzima bwawe ari wowe shoferi wabwo. Shati ubuzima ni nk'imodoka butwara uko ushatse n'ubwawe. Bwibuke rwose nta modoka n'imwe itwarwa n'abashoferi barenze umwe icyarimwe. Imenye yaba leta, ababyeyi ndetse n'inshuti, abo bose nabo bafite ubwabo ubuzima. Menya ko wishinzwe ngo ugire aho wikura n'aho wigeze. Icya cumi ni ukudategura ejo hazaza hawe. Ntugira gahunda, ntutekereza ku bihe biri imbere. Ibyo ni ugukorera ejo hazaza habi. Icya 11 ni ugukunda kwihutisha ibintu, ukumva ko uko bitekereje byahita bibaho nta nzira byaciyemo. Wifuza gutsinda vuba, kudatinda, ushaka itsinzi yihuse utayikoreye. Ibi ntibibaho ngo nijoro rizabona intwari zarasigaye mu rugendo. Icya 12 ni ukutamenya igihe cyo guhindura inzira. Iyo ushyira umutwe mu bintu bidatanga umusaruro ntiwumve ko ushobora guhindura uburyo bikoramo, burya uba uri kwisenya rwose n'igihe kirambye. Icya 13 ni ugutekereza uko abandi babona ubuzima bwawe, ugatangira kwishushanya. Ubwo ugatangira no kwigereranya yewe. Iyo ubaho kugira ngo ushimishe abandi uba utangiye kwibura wowe ubwawe, kandi umunyarwanda ati ntawe neza rubanda. Icya 14 ni ukwikoreshaho amagambo y'amacengezamatwara mabi nka sinabishobora. Iyo ukoresha amagambo akugira intama mu bitekerezo
uba warayobewe imbaraga zawe zikurimo, ntacyo ushobora kugeraho kitaba mu ntekerezo n'ibyiyumvo byawe. iga kwibwira ko bishoboka, ababishobora bose cyangwa n'ababishoboye bavukiye ameze nk'ayawe. icya 15, kubaho mu mateka y'ibyo waciyemo bibi, guheranwa n'amateka mabi, agahinda k'ibyahise kakakubata. iyo igihe cyawe cyose ugikoresha ugaruka ku byakubayeho bibi kandi byaragusizaho, kubiheraho no guheranwa nabyo, burya ngo uba uri kwisenya, ugasenya n'ejo hawe heza. icya 16, ni ukwibona nk'umuhanga kurusha abandi, kwiyemera. iyo wumva nta muntu wakugira inama, uba warananiwe gukura rwose. ibi bikaba binanyibukije umuhanga w'umugereki Sokarate, yubahwe cyane. ati icyo nzi ni uko ntacyo nzi, kuba ibyo ngibyo mbizi bizatuma niga ngira icyo menya. icya 17, ni ukutagira igihe cyo kwitekerezaho, uhora uhugira mu by'abandi bavuze cyangwa bakoze, ntumenye icyo ukeneye wowe ubwawe. icya 18, ni ukwanga ubufatanye n'abandi ukabanyamwigendaho. ibi byo ni bibi cyane, birica. umuntu ushaka gutsinda wenyine aratinda cyangwa ntanabigereho. kuba umwe n'abandi nizo mbaraga, byige uhitemo inshuti nzima nk'izemeye gukurikirana uyu muyoboro wacu wa Byose Niyo Official, urebe ko bitemera kandi mbasuhuzaho muri hose. icya 19, ni ugucika intege iyo ubonye abandi babaye intangarugero. icyakagombye kukubera isoko y'umurava ugakora cyane nawe ngo umere nkabo, kikubera isoko y'ishyari rizakwica umutima ukarinda urunduka uwicuza abandi bagucunaguza. icya 20, ni ukubaho wirengagiza gukemura ibibazo byawe kandi ari wowe bireba, mbese ugasanga ibibazo byawe wari mahoronije rwose, wishyira mu kebo k'amahoro gusa. ibi ngibi ngo ni ibibazo bikomeye cyane. iyo wihisha ibibazo byawe ukisinzirira, burya ngo ukanguka byakuze nabyo ikakwatakira icyarimwe. iyo uhora wihisha ibibazo byawe ntibyigera bikemuka, birakura bikiyongera umusubizo nk'imvura yo mu kwa kane, biza nk'umuvumbi, bamwe nta n'imvumba twaboshye n'ishyano we. niba hari bimwe muri ibi byakubayeho nshuti yanjye, ntutinye, ni igihe kiba cyaratinze gutangira guhindura ubuzima bwawe. umutsinzi atangira ari umuntu wumvise agasobanukirwa, hanyuma akemera agahinduka rwose, agahindura imikorere ye n'imitekerereze ye. niba wifuza gukurikira ibindi bisobanuro nk'ibi, nyabuneka wibuke gukanda subscribe kuri Byose Niyo Official. dushimira abamaze kubikora, ukande ku kabuto ka like utwereke ko dukunze, natwe turagukunda. ukande kuri share ubisangize n'izindi nshuti zawe, natwe zibi zacu tubane mu rugendo rwo gutsinda. Imana ibidufashemo, iduhe guhinduka kuzima kandi kutazima. Bye bye, naho mu kiganiro cy'ubutaha.